Ramba kandi ugire amahoro wowe ukurikiranye Lioness 250, Lioness Desa 50 cyangwa se Lioness 25. Ndonge ndagarutse kuri wa mwanya wacu, kuri wa mwanya twihaye kujya twibukiranya ku bikorwa byacu bya buri munsi, ibyo dukwiriye gukora, ibyo dukwiriye kunonosora, n'ibyo dukwiriye gukosora kugira ngo dukomeze gutwara neza ubuzima bwacu. Igisura. Iyo uvuze iri jambo, hari abantu bamwe na bamwe basesa urumeza bitewe n'ubuzima bakuriyemo. Hari abagikubiswe, hari n'abakiriye nk'imboga ariko byambuza uko ngira. Uyu munsi nje kukwibutsa ku byiza byinshi wenda utaruzi byerekeranye n'igisura. Igisura buriya ngo ni ikimera kivura kikanarinda indwara nyinshi. Buriya ngo kuva kera igisura cyakoreshwaga nk'umuti w'agatangaza mu kuvura indwara zitandukanye, nubwo bwose gihanda cyangwa se kibabana, ariko burya kigira intungamubiri nyinshi zituma kigira akamaro ku muntu ugikoresha. Igisura gishobora gukorwamo agafu washyira mu biryo, mu cyayi cyangwa se mu mboga, kandi ushobora no kukirya ari imboga ubwacyo. Amababi y'igisura afite akamaro ku mubiri wa muntu, karimo kurinda amaso no gutuma ubona neza. Mu mababi y'igisura dusangamo vitamine A bituma kigira uruhare mu gutuma ubona neza. Akamaro ka kabiri, mu kuvura indwara zifata mu ngingo. Akamaro ka gatatu ni ukugabanya isukari nyinshi mu maraso. Mu gisura dusangamo ikinyabutabire cya UD1 gifite ubushobozi nk'ubw'umusemburo wa insuline. Uyu musemburo ukaba ugabanya isukari mu maraso. Akandi kamaro kandi, igisura kivura indwara zifata mu buhumekero, cyane cyane nk'ibicurane, inkorora ndetse n'izindi ndwara nyinshi ziterwa na allergie. Igisura kandi kirinda kanseri ya prostate. Inyigo yakozwe yagaragaje ko kurya amababi y'igisura bigabanya kubyimba imvubura ya prostate, cyane cyane ku bagabo bafite kanseri ya prostate. Ibi kandi bikaba bishobora no kugabanya ibyago byo kuyirwara iyo kanseri ya prostate. Bagabo rero cyangwa se namwe bagore, mujye mwibuka gukoresha igisura, mujye mugerageza mukoresha igisura kugira ngo murinde ubuzima bwanyu kanseri ya prostate. Igisura kandi kigira uruhare mu kugabanya no kurinda umuvuduko w'amaraso. Igisura kigira uruhare runini mu kugabanya umuvuduko w'amaraso. Ibi bigaterwa nuko gituma umubiri uvubura ikinyabutabire cya nitric oxide. Iki kinyabutabire kikaba gituma imitsi itwara amaraso igabanuka, bityo umuvuduko ukagabanuka. Igisura kandi gifasha mu kuvura kw'amaraso. Inyigo yakozwe yagaragaje ko igisura kigira uruhare runini mu kuvura kw'amaraso, cyane cyane nka nyuma yo kubagwa cyangwa se nyuma yo gukora impanuka umuntu akaba yacika igisebe akava amaraso. Igisura gifasha cyane mu kuvura kw'amaraso kugira ngo cya gisebe gikire. Igisura kandi ngo kirinda kikanasukura umwijima. Mu gisura habonekamo ibinyabutabire bizwi nka antioxidant bituma kigira uruhare runini mu gusukura umwijima no gusohora uburozi bubi mu mubiri wa muntu bushobora kwangiza umwijima n'umubiri muri rusange. Mu gisura dusangamo antioxidant akura uburozi buri mu mubiri ndetse bushobora no kwangiza umwijima wa muntu. Igisura gisukura umwijima n'impyiko, cyane cyane ku bantu bari ku miti cyangwa se bafata imiti ivura kanseri.
buriya kubera iriya miti iba ikomeye kandi imiti nayo iyo ibaye myinshi mu mubiri hari inyama zimwe na zimwe igenda ikangiza cyane cyane nk'umwijima ndetse n'impyiko. Ni byiza ko wakoresha igisura kugira ngo gifashe izo mpyiko zawe ndetse n'umwijima kuba bisukuye, bikurinde ingaruka zaterwa n'iyo miti ufata ikomeye yaza kwangiza umubiri wawe. Igisura kandi buriya ngo gituma umusatsi umera neza. Buriya ngo amavuta menshi asigwa mu mutwe ashyirwamo igisura kuko gituma umusatsi ukomera kandi ugasa neza, ndetse kikaba kinarinda imvuvu zo mu misatsi. Nko ku bantu rero bajya bikorera amavuta yo gusiga mu mutwe, buriya byaba byiza ugiye wongeramo igisura kugira ngo umusatsi wawe ubashe kumera neza ndetse binakurinde za mvuvu za hato na hato zijya ziza mu musatsi wawe. Nkuko twabibonye haruguru rero, mu gisura habamo antioxida, kandi izo antioxida zifasha mu kugabanya ibyago byo kurwara kanseri iyo ari yo yose. Gukoresha igisura rero urumva ko uzaba wigabanyirije ibyago byo kurwara izo ndwara cyane cyane zidakira. Mu gisura dusangamo intungamubiri nyinshi arizo proteine za linoleic acid, habamo kandi ikinyabutabire cya quercetin, habamo ubutare bwa fer, imyunyungugu nka potassium, calcium, magnesium, cuivre, zinc, cobalt na sulfure. Ibyo byose ni intungamubiri zikenewe n'umubiri wacu kandi mu buryo buhoraho. Ntitwakwibagirwa kandi ko mu gisura dusangamo vitamine A, B, C na D. Ibyo bigatuma igisura kigira uruhare mu kurinda no kuvura indwara y'amaraso make, indwara y'umwingo, indwara ya kanseri cyane cyane ya prostate nk'uko twabibonye haruguru, indwara z'igifu ndetse n'indwara y'umuvuduko na za allergie. Icyo tutakibagirwa kuvugaho kandi nuko igisura cyongera amashereka. Buriya ababyeyi iyo babyaye cyane cyane bakabura amashereka nko ku munsi wa mbere, usanga babagira inama yo gukoresha igisura mu byo bagiye gufata, bagashyiramo igisura kuko igisura gifite ubushobozi bwo kongera amashereka. Kandi abakobwa igisura kibafasha mu kuringaniza imihango muri cya gihe cyabo baba bagezemo cy'ukwezi. Igisura kizabafasha kuringaniza imihango. Ikindi kintu gikomeye kandi tutakibagirwa nuko igisura buriya iyo ugifashe ukagishyira ku gisebe cyabaye umufunzo, cya gisebe kiba cyaranze gukira, igisura gifite ubushobozi bwo kucyomora kigakira kandi neza. None wakwibaza uti ni gute wakoresha igisura? Igisura cyane cyane bakunda kugikoresha ari ifu, kuko iyo kitari ifu akenshi kirahanda, ndetse abantu benshi nta nubwo bashobora kumenya uko bagifata cyangwa se bagiteka. Bisaba kugira ngo ubushiritse ubwoba udatinya kugira ngo ubashe kugifata. Ariko iyo bamaze kugikoramo ifu, cyane ko ari nayo ikunda kuboneka ku masoko menshi, iyo fu urayifata ukaba wayongera mu biryo byawe ugiye kurya, ushobora kuyongera mu mboga, ushobora kuyishyira mu cyayi cyangwa se yewe no mu gikoma. Dusoza kuri iyi ngingo yacu y'umunsi, ngo ku bantu bamwe na bamwe gukoresha igisura bisaba kwitonda, cyane cyane kuko hari abo gitera allergie, nk'abagore batwite, abagore bonsa cyangwa se abafite indwara z'umutima. Abo ngabo baba bagomba kwitonda. Wakoze cyane kunkurikirana. Nawe niwe wumvishe koko igisura gishobora kuba gifite akamaro, nagusaba gusangiza abandi ibi twibukiranijeho uyu munsi, kandi ushyiremo komenti y'icyo twakibukiranyaho mu buzima bwacu bwa buri munsi dukwiriye gukora. Niba utarakora subscribe rero nakubwira nti uyikore, kandi subscribe ikorwa rimwe. Iyo wongeye gukandaho uba uvuyeho kuri subscription. Wakoze, tuzasubira ubutaha. Ciao, bye.